Ese wigeze wibaza uti uyu muntu arankunda cyangwa ndibeshya? Niba hari umuntu uganira nawe mukamarana igihe ariko ukibaza aho bihagaze, uyu munsi ndakwereka ibimenyetso 3 by'ingenzi iyo abikweretse abagukunda atari ukwibeshya. Reba iyi video kugeza ku mpera, ushobora gusanga hari umuntu wakwerekaga ibyo bimenyetso ngiye kukubwira. Dore ikimenyetso cya mbere, agushyira mu byemezo bye. Iyo umuntu agukunda agisha inama mbere yo gufata icyemezo gikomeye, avuga ati wowe ubitekerezaho iki? Akubara mu byo ateganya ejo hazaza. Nta rukundo rubaho rutagira wowe mu bitekerezo byanjye. Dore ikimenyetso cya kabiri, akubonera umwanya niyo ahuze. Arakwandikira akabona niyo yaba ari busy, akabona akanya ko kukubaza uko umeze, ntakwiceho iminsi myinshi atavuze. Uwo ukunda umubonera umwanya, si impamvu, ntago aba agomba kuguha impamvu, ahubwo niyo ahuze akubwira impamvu yari ahuze, mbese akisobanura. Dore ikimenyetso cya gatatu, yita ku byiyumvo byawe. Iyo ubabaye arabibona, iyo wamubwiye ko ikintu kikubabaje aragihindura, mbese ntiyishimira kugutoneka cyangwa se kugutera agahinda. Urukundo nyarwo ntirubabaza. Dore inama y'ingenzi, niba atagushyira mu byemezo bye, atabona umwanya wawe, atitaye ku byiyumvo byawe, ushobora kuba uri wenyine mu rukundo we atarimo. Niba wabonye kimwe muri ibi bimenyetso, ishime ariko nanone ube maso. Niba ntabyo wabonye, wibaze niba uri aho ukwiriye kuba uri. Niba wagize icyo wiyumvamo muri ibi, andika comment, utere like ndetse ukande na subscribe ndetse ukore na share ku nshuti zawe. Niba wakunze iki kiganiro, tuzongere duhure mu kindi kiganiro gikomeye ku rukundo. Ciao ciao, nawe utaha.